Kiroso Film TV. This is Major Yaka. I think that you know Yakamwana Nshimira abamotari bose. Kiroso Film TV. Ngere dusuhuze mwese abadukurikiye tubabwire ngo amahoro tubabwire ngo mukomere. Twarimo tubabwira ngo nakagaruka ni kuri ya YouTube channel ya Kiroso Film TV, kuri ya televiziyo ya screen, mbabwira ngo ni MC Peter umwe muri benshi muri kumwe. Uyu munsi rero mwari mumaze iminsi muntuma umugabo bita Yakamwana, mumbwira mutese ibyo turi kumva bimeze bite. Uyu munsi namuzanye live kugira ngo mumuganirize nawe abaganirize ababwire. Yaka karibu. Okay, ndishimye cyane kandi abafana muri rusange ndabakunda kandi mujye mukomeza sharing, subscribe kuri Kiroso Film TV. This is Major Yaka. I think that you know Yakamwana Nshimira abamotari bose, Nshimira ndetse n'ingabo z'u Rwanda. Hari abasikare babiganiro bakunda kumugara cyane ngo Yakamwana uradusetsa, niyo musoda afite stress ajya kuri YouTube akirebera Yakamwana. So subscribe kuri Kiroso TV. Thank you very much. Ya murakoze cyane Yaka, urabasuje rwose. Nanjye ntago nirwa nsuhuza benshi, dufite abantu benshi uhereye ku ngabo warusuje ziba ziri Gabiro, hari n'iziba ziri South Sudan, hari ziri Central Africa, hari abari mu mahanga hirya no hino, inshuti zacu ziri muri Amerika, Uburayi, Aziya, baba dusuhuza bavuga ngo turabakurikira cyane. Abo bose turabasuhuje. Dusuhuje abarundi, abakongomani. Bansuhuza abakongomani muri ngara. Na sepel na bino ba Kongole nyoso ngaya mu Yakamwana boyebi nga mwana mboka penza tuzana Rwanda meto yibi mboga na biso tuzaga na kati ya tuzana kati bozala kitoko tozali to sepel na bino Nzambe apambola bino ba Kongole nyoso Nzambe asalisa bino. Nzambe asalisa bino. Yabasuhuzaga rero, yabasuhuzaga muri wacu, cyangwa mwengo alikuwa anawasalimia katika lugha yetu Kongo. Ni salama kutoka kwa Yakamwana. Ubasuhuza rero usuje n'abandi bose, ndagira ngo abadukurikiye bose biyumve mikaze kuri iki kiganiro. Kandi umuntu twari tumaze kubasuhuza rero, twabaramutsaga mwese abari badukurikiye. Ndagira ngo twakire Yaka kuri zino screen yongere kandi tuganire. Kombona nga Yakamwana na ibike boyebi nga ibino nyuso abakongomani, abarundi, abari hakurya no hakuno, abafana ba Yakamwana ndabakunda muri rusange. Subscribe kuri Kiroso Film TV uko Yakamwana ngayi. Yaka, twishimiye rero kuganira nawe uno munsi wa none. Biri kuvugwa hazanga oya kuvugwa byo ni bisanzwe, n'Imana biravugwa, biravugwa. N'Imana irabizi ko baratuvuga. Niko ngo umuntu umwe yaravuze ngo nta mugabo w'indaya, ngo ahubwo ngo abagabo n'abakiriya bazo. Nawe ni kubyeme. Oya kuvuga ngo ngende indaya nubwo ari nginge nyine n'abandi barahari, nutabikora abikora bwishwa ntago bigaragaza. So je nago ndi indaya naye ndi umukiriya bisanzwe nk'abandi bose. Abo ikibazo nuko indaya zitadukopa. Bagiye badukopa natwe twayabona tukayazana ko twamaze batabakopa. Uba amafaranga ya Keza ntugiye kuyamarirayo. Keza amafaranga ya Keza ntugiye kuyamarirayo. Derutse kuganira na Keza atubwira ko neza yabuze uko gufata. Nukubera iki? Yabuze uko gufata ngo muricara akakuganiriza ngo yigeze no kubwira ngo uzane umugore wa kabiri ngo ari kubareke. Biranga. Ngewe rero ntago ngewe nzi guhendaye. Ebana zakinize nanjye nyine zanjye. Nimba shaka gucumuka zacumuke nanjye nkomeze. Ngiye burangura nk'umunyamerika. Ebana umunyamerika we mubana igihe yashika gucomoka gakomeza nawe ugakomeza. Ntabwo ari ibintu byo kunyizirikaho, ntabwo ari umugozi. Abakobwa barahari, abasore barahari, azakomeze nanjye nkomeze isa n'imidiri. None ni ikihe kibazo cyaba gitera ibyo byose? Kuki ushaka ko akomeza nawe ugakomeza? Ese nta kunyuze? Ese hari inshingano atatunganya? Biterwa n'iki? Oya Keza ntabwo amakiyafuru nk'uko mbishaka. Kandi urabona hari abakobwa hano hanze abatanga keya
umukobwa akagukubita keyafuru nawe ukavuga ati rwose nese umuntu utazi kuguha keya ngo agushimishe nk'umugabo urumva ntabwo none se nicyo atagukorera keya ataguhanize wari bwatahe uvuye mu mirimo unaniwe ntakuzanira utuzi two gukaraba ibirenge cyangwa akakuzanira twa kamambiri wari bwatahe se ntakuzanira amafunguro ku meza wari bwatahe se ngo ntakubaze ngo wiriwe ute mutware mwiza umeze ute wari bwatahe se ngo numukenera mugeze mu cyumba agukuzeho ni keya ataguhanize kera zima ariko ikintu ngewe mpfa nakizi ahora yarakaye ntabwo njya nsikira na rimwe si umuntu utansikira ngo mbone ko yishimye n'ibiryo akabishyira ku meza yarakaye yatumbye mwenda gutura umunsi ugurumenge umuntu utazi kunsikira akamusheri kapizu akamwita akakisi ariko mbura neza sheri bebe wiri utu tuntu si umuntu utazi kunganiriza neza n'ibiryo akabishyira ku meza no mu buriri ukabona yatumbye yarakaye agakuramo ikariso yarakaye n'isugu ibyo nabivamo ngewe zanjye aho bamakiya bamfuta neza ni ukuvuga ngo bipfira byose muri salo byagera mu buriri bigahuha ikibazo cyawe yarakaye najya nsikira n'umunsi rumwe I don't know for what kubera iki atagusekera ntabwo mwari bwicare ngo muganire none se ubwo umuharasi yikwiye dasiyo uzanamubaza dasiyo ndayimuha ariko nta na rimwe njyewe nari nagira iwanjye ngo mbone icyiza arishimye njyewe rero umuntu kubana n'umuntu uhora yarakaye none se biterwa n'iki simbizi sinzi impamvu ituma atishima nk'abantu bakurikiye Kiroso Filime TV wababwira kuko buriya wasanga si wowe gusa wasanga ubwo keza wawe wahora atishimye bikaguteza impungenge wagera hanze wakubitana n'abaseka banakwakira n'iryo cupa agakora ku ikufa kari kugurira udakoze no mu mufuka ukavuga uti umugore none wasanga hari n'abandi bagabo bafite abagore babayeho gutyo ese ni zihe mpamvu zaba zituma umugore mu rugo atishima cyangwa adaseka nese ubwo wavuga ngo wenda bituruka kuri njyewe basinzi ikoso umuntu utansikira kandi ngiye buriya iyo umukobwa nsikire abona ko yishimye nanjye mpita nishima ku mutima nawe ngaseka nkurikije uko mbibona nicyo kintu ngira ngo ukore ngira ngo utekereze uzarebe neza ese ni iyihe mpamvu ituma umugore wanjye atajya nsekera tugeze mu rugo iya mbere uzabanza urebe nimba mu gitondo iyo ugiye kujya ku kazi umusigira rasiyo cyangwa uzabanza urebe nimba iyo ukwezi gushize wayahembewe rimwe ubasha kugura akawungu ukagura umuceri ku buryo umugore aba afite sitoke mu nzu kuko bimwe mu bintu biteza umunezero umugore ni uguhindukira mu nzu akabonamo ibyo kurya igikoni akabona igikoni ibintu byose biba biri mu ibyo bintu iyo bihari umugore araseka icya kabiri ibintu bituma umugore aseka kuba yambaye neza mu bandi mu gihe asohotse akaba akenyeye igitenge kizima cyangwa yambaye ikanzu nziza kubambara amapataro akaba yambaye agapataro keza na supiresi afunze neza nk'umugore w'umugabo ibyo ni ibintu bimushimisha uzarebe neza ko n'ibyo bintu ujya ubikora siriyasiri umugore wanjye arambara pe icyo kurya kirahari mu nzu ahubwo niyo ngiye ku kazi ntaze ngo nsezereho ankubite kabisu anambwira ati ugira akazi keza sheri akamuta n'akabisu agaseka umva icya gatatu rero ibyo bibiri ndumva ku gikoni urabyujuje mu myambaro urabyujuje ikindi cya gatatu gishobora gutuma umugore atishima ahangaha turimo turaganira nk'umunyamakuru ariko njye nganira na benshi nganira n'abasaza nganira n'abakecuru nganira na benshi bazubatse mbere yacu twese ikindi kintu cyatuma umugore ahora adaseka agahora ababaye ni ukutamurongora neza ngo umwemeze mu buryo kutamutegura yaka niba utaha wahaza agacupa wakakugaburira ari ukarya mukaganira muri salo akarindira ko mugera mu cyumba ngasekereyo mu cyumba wageraho ugatera agaturu nk'inkoko ugahita usinzira ntabwo yazigera gusekera none se ngewe arega mba ninywereye inzoga ninywereye nka konyage navunaguritse nta n'urutege nifitiye nagera mu buriri nta no kudimara mwumva njyare kunywa bakaba simfata umuriro nisinzira ngiye ntiwumva cya kibazo cyakora wenda nko mu gitondo nibwo wenda mpfa gukora kamwe da nabwo umeze nk'uvumbika n'ibiryo biba byananiye ntabwo mba narinjye kuko ngewe uranywa inzoga n'ibiryo birananiye urumva rero ngewe kujya kwirirwa amatana n'umuntu ngo ni muri izo operasiyo zo mu ishuka urumva rero ko tuzi ibintu
ibyo bibiri urabyujuje bya mbere igikoni uragihahira bikaba byuzuyemo bakanabitegura rimwe na rimwe bikakunanira imyenda urayigura rwose umugore wawe nanjye keza iyo tumubona twese nk'abandi bagabo baba turiya mugore afite umugabo umwitaho ariko icyo ngiye gituma ubasha kugenda ukamuca inyuma cyo kumubona adaseka umugore utishimye mu buriri ntiwamubona aseka umugore utishimye mu buriri ntiwamubona aseka ubwo yakwera uno munsi ubikosore kandi icyo ngusezeranye nuko ujyaye n'undi munsi nzabahuza we nawe kandi azabitubwira ngiye kumara iminsi 3 ndi kurya ibiryo gusa kandi birimo ubunyobwa ku buryo none nyuma y'iminsi 3 zamuvagi inguni zose mucangiye oba ntago ari ikibazo cyo kurya ubunyobwa ntago ari bwo bwonyine bwatuma umusaka mu byumba byose oya ntago ubunyobwa ari bwo bwabitera ahubwo mva ikintu cyabitera n'agacupa kawe rwose nushaka ntukarike ari gusuka gabanya none uzagere mu rugo witeguye kuraka umugore wawe aseka uhagere numara kwagera kwakire kwa kundajya kwakira urabiza kwakira urumva akwakire neza akwiteho sibyo muri saro nurangiza ujye umwegera mu rwego ariko shere kutaza ngo nanyegere ngo nanganirize umusekere wabone ubwo wajya gutaha nayo warakaye warirengeje abone nawe uraseka numwiyegereza mu rwego ariko uyu munsi turaryama rya ariko nshaka ko twiryamira kare nuvuga gutyo azahita yumva igihe urumva nimugera rero mu cyumba hari mbere yuko muryama zanze mu rwego ariko shere uri mwiza kurusha abakobwa mubwira uti nagenze mu bagore ngenda mu bakobwa ariko keza wangira baruta umubwira iryo jambo nuri mubwira ukabona ntase muri mu cyumba tararyamba uzagaruka umbwira uti MC Peter warambese we nagubeke urabona hari igihe nize kumukorera umuti bwa mbere umujye ukimusha kangufu ndaza ndamucanga kuva saa 10 kugeza saa 12 kumucanga yabyutse ari guseka anezerewe ari gutegura ibintu nari namukoreye agashya uzi ukuntu anagutegurira ibya mu gitondo wajya ku kazi namaze kumumenya keza namaze kumumenyera umuti niyo nshaka kumushimisha kugira ngo aseke nkagurira urabona ino nzoga yitwa gurira iyo nayinyweye nkora umuti ebana mbibwiye n'abandi bagabo bose niba ushaka umugore ngo umutungane munywere gorira ni igihumbi igura igihumbi hari n'akandi numvise ngo iyo umuntu akanyoye ngo ashobora gukora isaha n'igice bita ikosora ngo rirakosora cyahatari ngo rikosora umuntu akabura akwira noneho rero nimba keza watajya agaseka niba keza utamubonanaga ibyishimo guhera uno munsi nuza kumubona atashye nimugoroba numutanga mu rugo kuko mwese ndabizi niyaza kuva rero muri kaminuza umuntu wiga kaminuza bari bafite n'ubwenge bwinshi kandi buraganira n'abandi bagore kandi n'abandi bagore bakambwira ukuntu abagabo babo basaka impande zose bakishima yarangiza akibuka ukuntu umugabo wiwe atagira gutya arimo abyina agacupa ndakuraye cyangwa se agacupa ntaguhaze agarindira ikibera mu cyumba agaheba byibura agategeza akanavumbika ngo byibura iraremo ajya yumvika bakaba agaheba ikiriho rero guhera uno munsi numubona umugenzi kwa kundi nakubwiye muri saro muganire umvugisha amagambo meza umbwire sheri umeze ute ku ishuri ni sawa nanjye mu kazi byagenze neza uyu munsi mvuye ku kazi numva nshaka ko twiganirira mweye kamwe gusa ndaje ngo tuganire niyarangiza amaze kugutegurira ngo utariko ngwino dufungure va twigire kuruka ndumva nkeneye ko turuka no munsi mubwire rwose ati ndumva ndi muri byabihe mubwire uti ndumva ndi muri byabihe byabindi byacyagiye dukora ubukwe ati ndumva mbirimo rwose ngwino tugende nibona atariye vuba vuba ngo mugende usanga mugere mu cyumba mubwire kwa kundi nakubwiye umushimire ngo uti mugore urabaruta uti nabikira Mariya ubyara Yezu umucunguzi w'abantu bose uramuruta wowe urarenze ubu bagarutse gutora undi muntu ubyara Yezu mwisi niwe wakabaye utoramo utariko noneho giye yakanagutoranyije mbere umubwire iryo jambo umubwire uti maze iminsi ngenda hirya no hino mu bandi bagore n'abandi bakobwa rimwe na rimwe wagiye unamfata nkasaba imbabazi ariko nkongera ariko ndagusezeranya ko uno munsi navumbuye kubaruta ati wakunyere kukiri mwana duza umutazirire byose noneho ujye kureba uzahita ubona ikintu kimwe azakora niyaba akenyeye yambaye karobe donu uzahita ubona kifunguye uboneka ubona araseka aranezerewe none numuramu witoza umubwire utishimiye ufite igituza cyiza urakambyarira nurangiza aho ngaho gusa uzahita ubona ibyishimo bye uzajya kubona ubona arasetse
si wombwira ngo ntago ajya gusekera Yeah. uzajya kubona ubona arasetse numureba mu menyo ukamureba mu kanwa uzahita usanga bose bagiye bagusekera ari zero koko se cyo nakubise ka virunga ndagerageza ya ndumva rero Yura ngwendangiza vuba. Eko nakubise mu ka virunga ndakora da. oya buriya rero niyo urangije vuba hari ibintu bibiri ushobora gukora mu gihe umaze kurangiza vuba iyo ukubise akambere mbese umwishimye muri mu museke ugakubita akambere burya waba yamaze kuzamo mbere iyo ugakubise ugahita urangiza abatararangiza ikintu ukora rero ni iki ntabwo uhita umureka ntabwo uhita umuta oya iyo uhise umuta ni hahandi nyine ibitekerezo bye bita bigenda umujinya ugahita uza akababara ariko iyo ushaka akazahorana ibitwenge azahora aseka uhita umera nkaho umubonye bushyashya ugahita umutekereza nk'umubonye uwo munsi basangira kakari ugahita umutekereza nk'umubonye uwo munsi neza ugahita wongera umuhungu wawe rero akaguru ka gatatu ugahita wongera agahaguruka kera ugatangira rero sasa kongera ugatangira umukora buke buke kongera ukamuganiriza amagambo meza ukamubwira uterega buryo baruta bose ndacyagukunda ni wowe keza wanjye ukamubwira amagambo meza nayo urumva ugatangira ukamukubita kiss ukamusoma neza uhita wongera ugasubira muri muto kongera ukamuca burya ni mu mutwe ukongera ukamucanga noneho ako kakabiri uzamucanga neza azaseka azishima wewe wavuga ngo ntajya aseka keza azishima ntuzongera kumuca inyuma na rimwe babandi bose warebaga uzahita ubona baruta keza ndamukunda nanjye kumukatira byarananiye nubwo nagenda nkamukatira gatoya nkavanga undi mubebe ariko keza ndamukunda impamvu rero nayumvise wari ufite cyari icyo kibazo wari wifitiye noneho ukoresha uko ushoboye ubigenze kuri aho ubwiye wandaze kubikora utahe mu rugo umwiteho umuhekeya umubwire uti ndashaka ko twibuka ejo so ndagira ngo rero dushimire abantu bari badukurikiye tunabasezere tubabwira ko izo nama ugiye kuzikoresha kandi nabo hari abakeneye kujya bazikoresha kugira ngo bubake urugo rwabo izo advice nizo ngiye gukoresha ngiyo yakamana uburyo keza ndi bumushimishe kandi agasika Kiroso Filime TV.